kuki ababyeyi ari mwebwe muri ku isonga mu gutera agahinda abana banyu? Turimo kubona ababyeyi barimo kwicana. Twabonye umudamu wafashe ubugabo bw'umugabo we arabukanda hafi yo kumwica kandi afite abana yarabyaye. Ubu nonaha ni mu karere ka Bugesera, tumaze gukora inkuru yabo mu mwanya muto cyane. Mu murenge wa Mayange, akagari ka Mbyo, umudugudu wa Rwimiyaga ya mbere. Mutekereze umugabo wafashe umugore we amukubita inyundo inshuro 3 mu mutwe kugeza umugore we apfuye. Yaguye mu bitaro bya Kanombe, aho rero ari buze gushyingurwa. Ariko mwibaze ibibazo birimo kuvuga mu miryango, noneho bigasiga abana ari bazima. Nimwibaze uyu mwana ufite papa we wishe mama we, hanyuma ise nawe akaba ari kiyica cyangwa se agafungwa. Nimwibaze ubuzima bw'uyu mwana agiye kuzabaho, cyangwa agahinda uyu mwana afite, ninde uhari kukamuhoza? Gusa ku bw'amahirwe n'Imana, ni njye nawe nta wundi muntu kumuhoza agahinda. Njyewe nawe tuzi ibyo uyu mwana arimo gucamo, tugomba gufata iya mbere mu kugira gute, mu gufata umwana mu mugongo. So abagabo muri iyi minsi mufite ikihe kibazo? Umugabo nkawe iyo wifashe ukica umugore wawe, byibuze se uba wabanje gutekereza ku bana mufitanye? Iyo umugabo afashe umwanzuro wo kwica umudamu we, mutekereze nawe, ese aba yatekereje ingaruka biri bugere ku muryango, by'umwihariko abana be? So reka mbahe ikaze mwese abakunzi bacu dukurikira ku ntangiriro Impuhwe yo kubiga ngo byubaka. Niyo mpamvu twazaniye content yo kuba intangarugero mu muryango, kuba intangarugero mu kazi. Buri kintu cyose ukoze ugomba kuba intangarugero, ukagira imyumvire myiza yo kuba umuntu muzima, ufite discipline, ufite icyerekezo, ufite ikintu yamarira abandi. So mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bitandukanye. Ni ingingo zigera mu 9 ngiye kukubwira muri aya masaha. Impamvu simusiga zirimo gutuma abagabo ubwabo bica abo bashakanye. Impamvu mbere ni iyihe? Ni kuki muri iyi minsi turimo kubona abagabo barimo kwambura abashakanye ubuzima? Impamvu ni izi, nizo ngiye kugarukaho muri aya masaha. So wowe nkurikiye, nugira impamvu wumva no muri izi ngizi uyifite, ufate umwana gutandukana nazo. Hari kutagira intego mu rushako rwawe, yaba mbere ndetse na nyuma. Hari umuntu ujya gushaka rwose atabiteguye, ugasanga mu buzima bwawe nta ntego wigeze ugira. Nimvuga intego wumve iyihe? Intego yo kugira umuntu ukunda, intego yo kubaka, ukaba ufite umudamu, umugore wawe, mukabyara abana, mukabarira, mukagira icyerekezo cy'umuryango cy'ejo hazaza. Hari abantu bashaka muri bo batarimo ko bazitwa ababyeyi b'abana, bakabarera, bakagira inshingano zo kuba uwo muntu. Kwica umudamu we absolutely ni ikintu cyoroshye, kubera ko ntiyigeze agaragara ngo ibitekerezo bye yashatse n'umuntu. Icyo ni kimwe. Ikindi gikomeye cyane ni ukwiga ubugome mu gushaka umuti w'ikibazo kiri mu muryango. Abenshi mukunda kumva ngo umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo. Mu rugo rwawe havukamo ikibazo, ukumva ko nawe uko kanaka yabikoze ariko nawe ukwiye kubikora. Umuntu akiga ubugome nk'ubu ngubu, agakora umugore w'abantu nk'aya ngaya, akamwica, akamukubita inyundo 3 mu mutwe agapfa, kubera ko azi neza ko n'abandi bagabo abagore bana mu budonko niko bigenda. No, ntabwo gukosora ibibazo ushingira kuri mugenzi, ushingira ku cyo Bibiliya ivuga n'icy'amategeko y'u Rwanda, cyangwa se amategeko arengera ikiremwamuntu avuga. Ibyo bintu rwose abantu sinzi, donc tubona abantu benshi barimo kwiga ubugome mu gushaka igisubizo cy'umuryango, ntabwo ari byo. Ikindi gikomeye ni ukutita ku rubyaro rwawe, urubyaro mufatanye. Ntabwo ntekereza ko umuntu muzima yafata umudamu we babyaranye akamwica, azi neza ko afite abana kandi agomba kurera, abereye nyina. Igihe cyose umugabo atazi agaciro k'abana, igihe cyose umugabo adaha agaciro abana, igihe cyose azabona ko kwica umugore we biri ngombwa rwose, kuko n'abana ntabwo azaba bitayeho. So niba ubwo wa mugabo we udaha agaciro abana mufitanye,
udafata abana bawe ngo barize icyerekezo, wumve ko kuri papa wabo, wumve ko muri ababyeyi babo, kwica umugore wawe rwose uzumva ko ari ibintu byoroshye, kubera ko ntabwo uzi agaciro k'umubyeyi imbere y'abana babo, y'abana be. Ikindi gikomeye ni imikoreshereze y'igitsina, imikoreshereze mibi y'igitsina hagati y'umugabo n'umugore. Si ku bagore gusa, no ku bagabo, kugira imikoreshereze mibi y'igitsina ni ikintu gikomeye. Nababwiye inkuru y'umugabo, ni umugore afashe ubugabo bw'umugabo we arabukanda hafi yo kumwica, amushinja ngo abuhereza abandi bagore batari we. So murumva ko imikoreshereze mibi y'igitsina iri mu bintu birimo gusenya ingo no gutera impfu za hato na hato. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi hari ubusinzi mw'abantu, ubusinzi. Birababaza kubona umuntu w'umusore cyangwa w'umugabo afata icupa ry'inzoga akanywa, donc ukabona nibyo bimugize umugabo, ukumva ko gutera ibicupa mu biganza byawe niko kwitwa umugabo. No, ntabwo ari byo. Kunywa ugasinda si cyo cyitwa umugabo, ntabwo ari byo. Ikindi gikomeye cyane ni ikigare. Ikigare rwose, ikigare ni ikintu kibi. Amasaha ukabikora uri mu rugo n'umudamu wawe, uri mu kigare, muri mu nzoga n'ibindi. Ejo bakubwira ngo umugore wawe ni umusambanyi, ejo bakubwira ngo umugore wawe ngo ateye gutya na gutya, ugende warakaye umugirire nabi. So ni ibintu bitari byiza, habe na mba. Ikindi ntabwo kigira imbaraga nyinshi, ariko nicyo kirahari, uburwayi. Nivuga uburwayi, ushobora kuba ari uburwayi buturuka kuri karande cyangwa se ku biyobyabwenge, donc ukaba nk'umusazi ugakora ibikorwa umuntu muzima atakora, cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe bwatuma ukora ibintu nk'ibi ngibi bwo kwivugana umugore wo mwashakanye. Ibyo bintu rwose ntabwo ari byiza. Kutagira umwanya wo gukemura ikibazo kiri mu rugo, nabyo ni ibintu birimo gusenya ingo. Ibyo ni ibintu birimo gusenya ingo ubwiye. Ni ibintu 9. Niba wumvisemo kimwe rwose, reka nkubwire ngo gerageza rwose ubishyire ku ruhande mu rugo rwawe, ube intangarugero. So reka nkubwire ngo kanda subscribe, like, share na comment, ugire ibitekerezo, ubundi ujye ubana natwe kuri gatanu. Imana ibahereze umugisha, murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Kuki ababyeyi hari